Kristo Yesu akuzwe. No kurambagiza tuba tubirimo, buriya bari abana bazi ubwenge tuzabakomeraho kugira nyine ngo batazasubira inyuma. Kristo Yesu akuzwe. Ndabanza kubagezaho indamutso ya nyiricyubahiro musenyeri Anaclet mwumva neza umushumba wa diocese ya Nyundo wari wifuje kubana namwe ariko akaba ari mu butumwa ahandi, ariko arabifuriza mwese amahoro n'amahirwe. Umunsi nk'uyu ngira ngo ntawe utagira icyo usigira kimutera imbaraga zo kurushaho kunoza ibyo asabwa kugira ngo twese twubake umuryango mwiza kandi utekanye uzatuma abana bacu biga neza bagatsinda bakamenya. Kiliziya mu nyito no mu migambi igira ni umubyeyi kandi ikaba n'umurezi. Ihora ishishikajwe n'ikintu cyose cyatuma abana bayo hatavuyemo n'umwe bajijuka bagatera imbere kandi bakagira n'umutima muzima. Nashimye cyane ijambo umuyobozi w'akarere ka Rutsiro yavuze agira ati ushobora gutanga amafaranga menshi umwana wawe akiga mu ishuri rihenze ndetse rizatuma ashobora no kujya kwiga mu mahanga,
ariko ari ubumenyi bwo mu mutwe gusa, mu mutima nta kirimo, waba waravomeye mu kiva. Nicyo cyatumye umurimo wo kurera no kwigisha Kiliziya yakomeje gushakisha ukuntu yarushaho kubunoza, maze inama y'Abepiskopi Gatolika ibinyujije ku biro byayo bishinzwe uburezi gatolika mu rwego rw'igihugu ishaka uburyo bushya bwatuma izo ndangagaciro zirushaho gucengera mu bo turera ndetse n'abo tubifatanya. Guhera rero mwaka wa 2008 twatangiye kujya dushaka igitekerezo shingiro gishimangira indangagaciro runaka, kugira ngo guhera ku bana twigisha unyuze ku babarera n'abayobozi b'amashuri n'abasaserdoti muri za paruwasi, bikazamuka ndetse no ku bepiskopi, hanyuma nabo dufatanye muri ubwo burere abayobozi bo mu nzego bwite za leta, twajya duhurira ku gitekerezo gishimangira izo ndangagaciro. Umubyeyi wavugiye abandi yaduhaye urugero ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, avuga ati harimo ibintu bitatu: hari ukuba mu muryango, harimo kuwubaka, harimo no kwiga neza. Iyo tuvuze umuryango tuba dutekereza rwa rugo rurimo papa na mama n'abana, ariko urugo nk'uko nabibabwiye mu kanya kashize turubona n'ahandi abantu bahurira. Muri Kiliziya Gatolika dushobora kuvuga muri wa muryango remezo dusangamo ya mico yo gukunda, kubaha, gutabara. Turavuga ngo iwacu mu muryango remezo niho bisangwa. Ariko undi muryango dutekereza ku mwana w'ishuri ni rya shuri yigamo, classroom, la classe. Ariko tugatekereza n'ikigo yigamo, l'école. Tugatekereza n'umuryango nyarwanda, tugatekereza ndetse n'umuryango w'isi yose, kuko twese tugize umuryango umwe utubumbye. Muri uwo muryango rero kuhaba uko bikwiye, kugira uruhare mu kuwubaka, wa mwana mutoya arabisabwa, umwigisha agomba kubimutoza, umuyobozi w'ikigo agafasha bose kubyumva neza, maze bikagenda bizamuka bikazagera no ku gihe cy'isoza cy'icyumweru umwepiskopi abitwibutsa akaduha n'ubutumwa. Icyo cyumweru cy'uburezi niyo nsanganyamatsiko tuba twafashe, niyo ndangagaciro tuba dushaka gushimangira, bihera mu ishuri nyine. Abana bakabyumva, bakabicengera, bakabiririmba, bakabihimbamo imivugo, bakabishushanyamo inkuru n'ibindi byose bituma bicengera koko bakabyumva. Abarezi babo ari abarimu ari n'abayobozi bakabibaganirizaho. Tunifuza ndetse ko n'abayobozi bo mu buyobozi bwite bwa leta muri icyo cyumweru batuganiririza abana, kugira ngo bashimangire izo ndangagaciro tuba twifuza yuko bamenya. Ariko hari n'igihe cyo gusoza icyo cyumweru, ari ku ishuri, ari muri paruwasi, ari mu rwego rwa diyoseze, ari no mu rwego rw'igihugu. Icyiza cyabyo tunashushanyirizwa n'uyu munsi wa none, ni uko abantu twese turebwa n'ubwo burere n'uburezi duhurira hamwe. Umuyobozi wavugiye abandi barezi nawe yabivuze ati ubu ngubu hari nk'abaturutse
ku Muhororo bakaba baje hano, hari abaturutse Kirundo ntabwo ari kure, hari abaturutse ku Nyundo, hari abaturutse Gisenyi. Abo bose iyo bahuye ni nk'urugendo shuri niko yavuze, baba bakoze kugira ngo bagire icyo biyungura bigiye ku bandi. Ariko uko guhura binadutoza guhuza imbaraga kugira ngo wa muryango duhuriyemo tuwubake dufatanije. Iki cyumweru rero cy'uburezi tukaba twarasanze kizajya kidufasha koko gushimangira uwo mugambi dufite wo kutigisha ubumenyi gusa, nubwo nabwo tubukomeyeho. Ntabwo twakwigisha tujenjeka ngo tube dukora icyo Imana idusaba. Tugomba kwigisha umwigisha yabiteguye neza, nabyo byavuzwe. Tugomba kwigisha dukoresha abana imyitozo kugira ngo barusheho gucengera ibyo biga. Tugomba kwigisha dukundisha abana no gukora ubushakashatsi kugira ngo bahere ku byo babwiwe bashobore no kwivumburira ibindi. Ariko tugomba kwigisha turera n'umutima ndetse n'umutimanama. Umuntu agakora yibaza ati ibi nkora bimaze iki, ibi nkora ntawe bibangamiye, ibi nkora hari intambwe nziza biduteza jewe na bagenzi banjye ubwo twese tugize umuryango umwe. Iyo bitekereje utyo rero uri umwana ukabikurana, uzagera igihe cyo kujya mu mirimo igihugu kizagushinga cyangwa se uzishakashakira, uri umuntu koko wakwizerwa ko uzaba ingirakamaro. Umubyeyi nako umurezi wavugiye abandi yavuze ko badusaba gushaka amashuri y'imyuga. Icyo gitekerezo leta yacu yakigize kuva hambere, nubwo byakunze kujya biruhanya, ariko rero muzi yuko umugambi ari uko amashuri yigisha abantu kumenya icyo bakora ariyo azaba menshi kurenza uko byari bimeze mbere, bakaba 60% abiga ubumenyi rusange, akaba aribo basigara kuri 40. Ni ukuvuga rero ko tugomba kumenya kugira icyo dukora. Mu burere Kiliziya Gatolika itanga, turera umuntu wese uko yakabaye, muri uwo mutwe hagafunguka akaba umuntu ujijutse koko, umubiri ukaba muzima. Nicyo gituma na siporo tuyishyigikira n'indi mikino yose ishobora gutuma abantu basabana kandi n'umubiri bawurera neza. Ariko tugashaka cyane cyane kurera umutima, kuko umuntu uzi ibintu kandi akiyemeza kubikora neza niwe uba ingirakamaro. Iyo rero twahuye nk'uku tukabivuga, nyakubahwa meya byumva, tukabivuga izi ngabo zibyumva, tukabivuga gitifu mu nzego zigenda zinyuranye abyumva, ushinzwe uburezi mu rwego rw'akarere abyumva, bituma bamenya ko imigambi yacu atari ukwihererana abana ngo tubigishe by'idini gusa, uretse ko nabyo ari ngombwa ko hari n'izindi ndangagaciro tubacengezamo kugira ngo babe abanyagihugu beza, babe abantu bazashobora kugira akamaro koko muri iyi si ya rurema. Noneho aba bayobozi babyumvise, cyane cyane ababyeyi b'abo bana turera nabo babyumvise, abana badukiniye banagaragaje ubushobozi. Erega buriya no kurambagiza tuba tubirimo, buriya bariya abana bazi ubwenge tuzabakomeraho kugira nyine ngo batazasubira inyuma. Namwe barezi muzakomeze mubidufashemo. Turabashimiye mwese rero, mugira amahoro, tuzahure n'umwaka utaha. Ntabwo ari hano Kavumu, amaparuwasi agenda asimburana, ariko naho tuzahurira tuzabe turi bazima
kandi tugikomeye kuri ya migambi navuze, mugira amahoro. Agasani Yezu n'abane namwe, ushobora byose n'abaho umugisha, Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Urana amahoro y'Imana.